ndanezerewe cyane rero na mbere ndahikaze abakurikirana Sahimana TV abatanzi nitwa Speciosa Mukaruhashya kuri YouTube nitwa Sahimana TV wahagera ukareba ubona amafoto yanjye warangiza ugakanda subscribe muratumva neza nshimiye pasiteri watwakiriye abayobozi b'itorero mutatuzi amaso ku maso muratuzi mu mwuka haleluya mana yanjye n'abakunzi nshimiye umukobwa wanjye wavuze ati hano hari abantu b'Imana burya mu buzima harimo inshuti umuntu agira hakaba inshuti wisangaho cyane ikamenya mu nzu hose hakaba n'inshuti iza ikagarukira muri salo nibyo sibyo nibyo nawe ndamushimiye cyane kuba nageze hano ugasanga n'umuterankunga wanyu ndanezerewe uriya si umukobwa wawe afite inshuti wowe n'aba inshuti zawe ndanezerewe cyane naze hano nicyo mvuga gatoya kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana umukobwa ni umwe mu mfura nabyaye mu buzima busanzwe nubwo ndaza kubabwira uburyo nabonye umwana w'umubiri wose ariko abana bo mu mwuka nari mfite abana 47 ari mu bana 5 ba mbere nabyaye kandi noneho ugize amahirwe ukabona hari umukomezanya wa murimo bakora uravuga utimenya azakurikiza ababyeyi haleluya aje kubabwira ko umugabo ajya nk'umupasiteri n'umushumba muri Eglise des Amis kandi Eglise des Amis na Anglikani des Amis ije muri Anglikani ntagarukira muri salo muri za nshuti zigarukira mu mbere des Amis rimwe abayobozi banyu barabizi cyane itorero rije kuza mu Rwanda ryari hamwe na Anglikani igendera ku byangombwa bya Anglikani baraduheka kugeza ubwo natwe ducutse ari abapasiteri ba Anglikani ari abakristo ba Anglikani ni umwe ku wundi haleluya iyo ngeze muri Anglikani bakunda kuntumira cyane ntabwo bakira muri salo bivuga ngo na hano ndagera mu mbere umukobwa wanjye hari igihe bavuga abaterankunga tukumva ko bazaturuka mu mahanga ayiwe tukumva ko ari abantu bazaba abazungu no mu Rwanda harimo abafashe uwo mwuga ndagira ngo bibabwire neza gufata amafaranga ugashyira muri depo ugashyiramo ibintu byose tuzacuruza igihe byagomba ariko ushoye amafaranga muri ibi bintu ntabwo ugomba imbere gato bayakwishyura kandi bakakwishyura itubuzi agira impamvu yo gutera inkunga ndagira ngo mbabwire ko atari mwe gusa nzi amatorero atandukanye agenda atera inkunga Imana ikugirire neza nazanye n'umusore muri kureba aho utari kunyeganyega urabona yuko byarimo ni umusore wanjye nawe mu mwuka iyo umuntu haleluya haleluya mwabonye ko ari umuhanzi urumva ni umusaza wande akoze cyane mfite undi musore hano ukurebye turi gukora uyu musore tubana buri munsi haleluya ntabwo Imana yakwima byose hari igihe ije gusetsa ninde wababwiye se bakigeragezo kitagira ayiwe turaza kuganira Imana ibagirire neza mugende mwicara ndamenyesha abakurikira Sahimana TV muje muranyihanganira ntabwo bishoboka ko mpinga ndi gutsiba abatazi neza ibyanjye manza kubabwira muri make Imana yangiriye neza haleluya Imana yangiriye neza narakuze ngura ndi umukobwa nk'abandi urebeye inyuma ntabwo ndi mubi ariko nari mfite ikintu cyitwa ikigeragezo nari mfite ikintu cyitwa kubura umwana abandi bababoneye abandi bakaja muri onapo kugira ngo batabyara ariko njye ntabyara bikanga ayiwe mwana wanjye ayihe ayiwe namubonye narasenze namubonye urebye ku mavi hameze nk'ahihene ni iki se ndavuga ngo Mana nzagukorera
nabonye umwana amaranye n'umugabo imyaka 21 nashatse 9 umwana wavutse 9 hano ashobora kuba ari mukuru ashobora no kuba afite abandi bana natumvishe neza Imana irambwira ngo nzakugirira neza umunsi umwe ndabara ndavuga bike cyane kuko uyu munsi wose ni wacu umunsi umwe ndabara nsangagize imyaka 43 nabonye umwana afite imyaka 44 kubera Imana kandi abandi baje bacura bafite imyaka 40 ayiwe sigira kwiga ijambo ry'Imana nimvuga mukumva ndashaye mbabwiyeho duke n'ibyanje n'iki byanje n'ibyo mpetse umwana wa 20 reba uwo mugongo reba iyo sambu yo gushinguramo n'ikisi naherekeje abantu gushingura sinshura 20 ariko nje barazingerekeje tugiye kureba ijambo ry'Imana nabageneye uyu munsi nabonye mufite gahunda ndende kandi koko namwe ndabizi riravuga ngo icyo uzaba cyo nicyagusiga kandi abandi bagisiga ayiwe no kurya ujya muri kumwe ayiwe yabuze icyo uzaba cyo wakigendera ugatangira ukagitegura ukamenya neza uzaba uriwe ugatangira ukabigendera ugatangira kuvuga nk'abakire amen ugatangira kugenda nkabo ugatangira ukiga imodoka ndabeshya icyo uzaba cyo muragendana ntabwo musigana iryo jambo ni ijambo ryo gutekerezaho cyane wamara kuritekereza ukabyiyumvamo wamara kuyibyiyumvamo ugafata umwanzuro haleluya wamara kubyiyumvamo ugafata umwanzuro Yosefu muramuzi wo muri Bibiliya uzi kuri Yosefu na bene se nubwo muyizi reka twongere tuyisange dusome Tangiriro ibice 37 umurongo wa 5 kugeza urasoma aho gusa nta n'urarangiza wabonye aho gusoma nasoma ibice 37 ngo reka dusome kuko dufite mikoro yego twageze wa 5 umurongo wa 5 aya 36 haravuze ngo umutware wa Farawo watwaraga abamurinda Itangiriro 37 turahera ku murongo wa 5 tukageza ku murongo wa 7 Yosefu arota inzozi azirotera bene se amagambo aratubwiye ngo abuzukuru ba Esawu Itangiriro 37 guhera ku murongo wa 5 yego nibyo Yosefu arota inzozi azirotera bene se barushaho kumwanga arababwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose ngo twahambiraga imiba mu mirima umuba wanje urahagarara urema iyanyu miba ikikiza uwanje iwikubita imbere magambo y'Imana amen Samagambo yumvikana Samagambo mwese mwumvise icyo uzaba cyo mugira ute ndagira ngo bamenyeshe yuko icyo uzaba cyo ugaragaza n'ibimenyetso nubwo waba utakizi nubwo tureba ntitukizi dufireba hafi kuko Satani yagiye hagati yacu n'amaso ariko icyo uzaba cyo ugenda n'ibimenyetso Yosefu yari afite ibimenyetso byo kurota ayiwe yararotaga umunsi umwe arota imitwaro umutwaro we urahagarara noneho ngo indi mitwaro 11
yarose. Icyo yarazi uko yarose. Haleluya. Icyo yarazi ni uko yarose. Agaragaza ibimenyetso. Yabimenya neza. Icyo bivuga ntiyari kuzirotora. Uzi umukristu ugaragaza ibimenyetso ariko atazi yaje. Iyo bimenya ntiyari kubirotora, yari guceceka. Niba Imana yari muhishiye, niba Imana yari imubwiye, yagaragaje ibimenyetso. Ntabwo yari azi ko azaje ibwami akaba umwami wa bene se. Haleluya. Ntabwo yari azi ko ashobora kubayobora, kuko ntabwo yari azi ko bamwanga. Nta n'ikindi bamuziza. Dukomeje gusoma iyo nkuru, icyo bintu bamuzizaga ni uko yari umwana wari waravutse ari umuhererezi, akundwa n'ababyeyi. Icyo gusa, icyo gusa nicyo kintu cyo bamuzizaga. Ariko ntabwo yari abizi cyangwa icyo nuko yarose. Yagumaga mu bwigunge bwo kuba yanzwe na bene se. Yagumaga mu bwigunge bwo kuvuga ntibyumvikane, ariko yari afite ibimenyetso agaragaza. Haleluya. Dore uko muramuzi byakozwe n'intumwa iki kera. Dore uko yakoraga imirimo myiza kandi myinshi. Ibimenyetso tubona ni ibyo. Haleluya. Yakoraga imirimo myiza kandi myinshi. Ibyo bimenyetso byo twarabibona, twanarabyumvise, twanarabisomye mu ijambo ry'Imana. Ukomeje gusoma icyo nashatse cy'ibimenyetso, nyuma y'ibimenyetso hari ibyiza cyangwa ibibi. Icyo uzaba cy'imbere gato kiraje. Dorukasi yari azi yuko ku munsi wo gupfa kwe hazaza abantu nkamwe bangana gutya, buri wese ari kwerekana icyo Doruka yatanze. Yari azi ko havamo kuzuka se. None se Yosefu kwangwa na bene se bakamugurisha akaja muri Egiputa, yari azi ko havamo kuba umwami. Ni iki se? Abantu benshi Imana we ngo ndarwaye, ngo kandi wari warambwiye ngo usinde. Imana yavuze, Imana yarambwiye ngo ikoresha uwamaze kwiga akarangiza. Ngira ngo ni ukuja muri za master. Iyo utari wiga neza ntabwo Imana igukoresha. Ayiwe, navutse ndi umukobwa umwe mu bahungu 14. Ababyeyi banjye bankunda cyane. Mubyeyi wanjye aravuga ati, umukobwa wanjye ndaguhangayiki. Kera bafataga abakobwa yakubona ari mwiza akagushyira ku duka akakujyana iwabo. Simubizi bakuru. Yakubona ari mwiza akabatura umukobwa ntibazamwuma, agashaka abandi basore bagashyira ku rutugu bakakujyana iwabo. Ku musore mutaganiye, ku musore mutakundanye. Mubyeyi wanjye ati, umwana wanjye ndaguhangayikiye, ngwino kwigishe karate. Ayiwe, nzi karate urayizi? Uzi gukorera Imana uzi karate? Bati dore yamugize igishoshwe. Bati dore, ayiwe, bati dore umukobwa umwe bamuja. Ayiwe, yari azi ibizaba ariko ntabimenye neza. Ni iki se? Yari azi ko nzahura n'intambara ariko nawe atayizi. Yararebaga ariko kubera Satani akareba hafi cyane, ariko yarabiketse. Ntabwo yari azi ko nzabana na Satani imyaka 20. Imana we, hari igihe njyaga ndabwira abantu nti yabaye ababyeyi bose babuze abana, naje hasi nkaramara ariko bo bakabona abana. Birababaza, biragoye. Hari igihe mbona ababyeyi bafashe abana nabi, nkavuga nti uwabanga bose. Na muri ibyo bibazo nareze abana 27. Ni ubutunzi bwinshi se. Nahura n'umwana ari mu muhanda, umubyeyi batamwitaye, ngwino wigira iwacu, bakaza kumushakira mu rugo. Byaba ngombwa akigumiraho. Abo bose ni inshuti zanjye. Papa yarabaga ibibazo nzagira ababyeyi, ariko ntabimenye. Ntiyarazi no gusenga ngo aje mu rusengero. Abantu bo muri iki kinyejana mugira amahirwe, ababyeyi muzi gusenga mwese. Bagusenga kwabo kwari ukuja kwa Nyabingi, gusenga kwabo kwari ukuja kubaza. Arambwira ati, mwana wanjye muje kwiga karate. Ariko yakekaga intambara kuri njye ko ntayisobanukirwe.
yabonaga ibibazo ariko ntabimenye. Haleluya, haleluya. Umunsi umwe imyaka yo gushaka igeze, mfite umugabo nkunda kandi warankunda. Niba tutarateranijwe no kuba nta mwana mfite twapfikiye. Niba ari umwana wagiye kumvura arambaza ngo ariko madamu umugabo wawe bafite undi mugore ni ntawe kubera iki kandi u Rwanda rufite abagore benshi? Iyo ngwara wayikira cyangwa washaka undi mudogiteri? Haleluya. Imana ikambwira ngo nzakugirira neza. Ngize imyaka 44 ndavuga nti rero Mana bayi ngiye gusezera ntayimwendi mvuye ntabyaye ntigamana we kumva birashaniye. Mu gihe nabonaga mfite abana benshi ariko nkumva ntacyo bimpa, umunsi umwe ndayabona birashaniye. Imyaka 40 Imana yanjye nuko birangiye. Bandi baravuga ngo bazamuhambanya ikara. Ne uko bamuhambanya ikara ni iki nakoze? Nasengeraga ababyeyi bagiye kubyara bakabyara. Umva niba ari ikintu nzi wampaye icyifuzo icyo kintu ndagishoboye. Ariko tukiri aho shingira hano nabonye umugeni ushingiwe, mbona n'umugeni wo gutaha. Ariko uyu mugeni wo gutaha turamusengera nawe aba umugeni wo gushingiwe. Haleluya. Mana yabwiye ngo icyo uzasaba cyose kuntu n'abakunze urukundo n'ababonana isanduku turayifuje. Haleluya. Nari nakomeza reka dusenge. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, ugira neza mugacya gukira, izina ryawe rihimbaza. Turi hano mu itorero ryawe, turi hano badutumye ku bantu bawe, ubwo abantu Mana biteguye kumviriza ijambo ryawe. Nyemerera ukuremo ikintu gisa n'uburwayi bukomeye, nyemerera ukuremo ikintu gisa n'isanduku itunguranye, nyemerera ukuremo ikintu gisa n'urupfu muri uyu mwaka. Mana yacu turasenze, turakwinginze cyane, kora igitangaza, dushaka ibineza neza, nta marira dushaka muri uyu mwaka. Turakwinginze muri uyu mugeni wo gutaha, umutuvunjire mu mugeni wo gushingirwa, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana turarize, Mana turatemagura, Mana turakandagira. Mwami wanjye ahamwishimwa muri Satani ntaje ahifuza, ariko uyu munsi turifuza ibyishimo, uyu munsi turifuza ibineza neza. Cyo tuzabona n'ibimenyetso niko ijambo ryawe rivuze. Ariko isanduku Mana urakoze kuko hari icyo ukoze. Urakoze ko icyo Mana yacu urakoze kutera insina mu cyobo. Urakoze Mwami tuguhaye amashimwe. Haleluya. Nuko rata mugabo wanjye ndagenda namubwira numva imyakiragiye bayi tuzi ko dupfuye tutabyaye kandi Mana byararangiye twe ntabwo tuzi byari byo. Imana twasenze yaratubeshye. Mugabo wanjye akanyihora akabatubwira ngo byaje ushatse kugira ikibazo cyawe. Fata umukeka muca inyuma ndagenda mu cyumba cyanjye nyine. Ngeze mu cyumba ibyo mbabwira ni sebi. Umva rero Mana uyu munsi ninjye nawe tubwizanye ukuri. Hari abantu baje gukorera Imana baje kwihana, ukumva yihanye ibyo wowe hirya amaze kwihana. Imana imbabare ngo gufata icyo njye nakwihana nkihana n'ubusambanyi ntakoze, ariko kugira ngo wowe uri hirya yanjye nzi yuko turi hamwe mu cyumba kandi nzi kubikora kwihana utabizi, ariko ngasubizwa n'ikizi tukaririmba ngenzi icyo ndi gukora. Nta kazi kawe wowe si twavuganye n'Imana, wowe ko uri ku isi yawe wiremeye, nkaba nzi ko ndi ku isi ihuye, reka njye mukore nshishikaye. Haleluya. Ndabida ndasenga mbwira Imana nkumva rero Mana bayi fuye ntabyaye nasengeye ababyeyi
ndabasubiza. Ijambo bazavuga ku gituro bazavuga ngo Imana yakoreye imukosheje isoni. Kashi ariko nawe uzamwana. Ubyumva neza? Nta rubanza nishinja. Numvira iri jambo bazavuga. Ntibazavuga ngo abakorera Imana nkanjye bose bavemo. Nubwo nkorera Imana gute? Hari no ntibashye. Ntituzongere kumbeshya ntibarebe w'Imana. Tuzongere kumbeshya. Tubyumvikanyeho. Ninsubira n'abahanuzi ndashwanye nabo. Mwana uzakaja kumuka ati Imana mbonye umwana. Umva mubwire naje gushaka umuceri w'abana. Urukumbwira umwana ute? Ko namushatse ko namubuze. Tiwenda niba abantu basigaye mu rugo. Mwabyumvise? Sinari narigeze nkanura. Narize amarira ntigeze nima. Ariko iryo joro nabwira Imana ntibarera Imana. Bari ndarira ijoro ryose ntarya nta. Ugiye gukimanira ambwira ngo nguhaye umwana ntitoka. Byababwira nibyo. Nari mfite umutima ubabaye. Nari narashaririwe. Mfite umugabo ukunda abana bamuzi bose barabizi. Ariko nari narabuze umwana wanjye. Nabyumvise? Imana irambwira ngo nguhaye ikimenyetso mu gitondo. Ni mu gitondo sinatwara indege. Bitebya. Mwabyumvise? Mu gitondo nkibyuka mu rusengero niho nari naraye. Imana iriho, Imana irakora. Mureka abapinga abahanuzi. Haleluya. Havangirwa umuhanuzi. Ninde wabwiye se kutari umuhanuzi yavangirwa? Ahubwo bamusengera. Nimureke babapinge ariko genda bashyigikiye. Umunsi mbyara bose naragiye ngabasanga nakoresha igiterane cy'abanyamasengesho. Nimumbabarire nari naravangiwe. Nimumbabarire n'agahinda nari mfite. Mwabyumvise? Abandi bati baje kuraguza sinzi abapfunga baga nta nabo nigeze. Ngeze ku muryango mpura n'umukobwa wari umaze imyaka 48 yarabuze umugabo. Waraje mu rugo kunshaka arambura ngo none ari kunshakisha ngo agize amahirwe ndamubonye arambonye nije kumusenya. Ndirengagiza gisiga amavuta njyamenye ibyo nahoze mu ndimi natuye kudusenga. Ngeze mu rusengero tugipfukama ngo dusenge. Imana irambwira ngo icyo nicyo kimenyetso naguhaye mugende mwembi ndabashubiye. Dore abagore b'ibishosho. Umukobwa arambwira n'ubu ni inshuti yanjye. Wowe birashoboka wabyara kuko ufite umugabo. Ariko njyewe imyaka mfite nta n'uwari wankora ku rutugu. Nacyo ni ikigeragezo. Nacyo ni ikigeragezo. None ibyanjye birashira wanamusengera. Ariko mwibuka ko turaganira ntabwo natinda ngiye kurangiza. Turaganira nyuma zose. Noneho bigeze nyuma urukumva neza. Arambwira ati nzasubira mu rusengero rw'Imana. Isi yikaraze mu kirere kabiri. Bivuga ngo sinzasubirayo. Ati kumva ibintu tubwiye. Ariko mureke babwire ngo afite umugabo. Natera aho neza. Asha. Imana murahizi. Imana irambwira ngo dore ingabo nyinshi zirapfuye ku bwawe. Ingabo zarapfuye ndabibona. Ntabwo ndatinya. Ngewe ubwanjye mureba. Nabyarira kabuteri irimo umuntu waje kumbyaza ihagaze hanze. Kajuguju. Hari undi mwabyumvise? Imana yarambwiye ngo ingabo nyinshi zirapfuye kandi abantu benshi barahuye kubera ibyo nkose. Ngewe ubwanjye nabyaye. Amakorali ntazi nk'uko naje hano. Abantu bumvisha ibyanjye bakaba bazi. Amakwasiteri yanyuranagamo baje kureba umwana wanjye. Ugeze kuri YouTube ibinyamakuru bitandatu kimwe bibiri bitatu bitanu banyuranagamo baje kureba umwana wanjye. Ni iki se? Imana yavuze ngo nzakwamamaza ishobora no kukwamamariza mu bibazo. Ni iki? Turavuga ibyo twabonye. Turavuga ibyatubayeho. Turavuga ibyo tuzi. Aburahamu na Sara ababyeyi babayeho. Ndagira ngo mbabwire
batanyanze ariko ndakomeretse. Haleluya, haleluya. Abagabo benshi baje babona bigenze gutyo bakaja gushakishiriza hano, ntabwo byatubayeho. Mpuye na Sara namubwira nti rero Sara warakoze, wandikwa no muri Bibiliya, ariko hari icyo gushimira, hari n'icyo mugaya. Musi umwe wabwiye umugabo wawe ngo ryamana n'umushi, ariko njye ntibyambayeho. Hari umunsi umwe nzaturana na Sara mu mudugudu tugeze mu ijuru nikize, ntabwo turi gukora. Haleluya, maze igihe kigeze nanjye ngaragaza ibimenyetso byo kubyara. Byabimenyetse si ubwo iyo umugabo wanjye areba akavuga ngo simbyara kigira mu kindi gihugu nanjye ngasigara, amaherezo yacu yarayahe yari nzayikoreye meza amaboko. None ubu yagaragaje ibimenyetso niho ntayikoreye. None se iyo mana nkorera wowe wabimfasha nawe ukayikorera? Maze ngaragaza ibimenyetso, naryama ndarota, maze ndarota ndota inzozi eshatu mu ijoro rimwe. Inshuro ya mbere ndaryama ndota abana bose nabyara 19 bari imbere yanjye ku gitanda kinini kiri kugaragaza yuko ari igitanda bakiryamyeho, bari kugaragaza ko bakiri bazima. Abana barikiraga nabyara ku manameza arindwi, bagaragara ko bakiri bazima. Ariko nareba mu bitugu nkabona abana barenze umwe. Reka mbabwire ndi hano, ntawihanuriraga ariko umwana wanjye wa mbere ntazawuriya gusa, azabyara n'abandi. Bitaho n'inzozi narose mbona inyuma hari umwana urenze umwe. Ndareba ndongera ndareba, mbona batandukanye isura nabo ndeba imbere yanjye. Mbwira umugabo wanjye numva rero mubwire barabana nzababyara. Ariko mbere yuko avuga ibyo twari twaranditse urupapuro ko tutazongera kubyara nyuma y'imyaka 44 uretse gupfa ushaka umwana w'iki. Twandike dusenye, twandikira Imana ko yakoze kuturera, ko yakoze kuduha abana tutabyaye, ariko noneho ntituzongera kubyara. Nyuma yo gusenya urwo rupapuro niho nabyaye. Maze kubata izo nzozi kizibazaho ibitotsi birongera biranye, ndongera ndaryama ndongera ndarota. Haleluya, ndota mu gitanda kinini cyo njyamyeho kigoswe n'imuri nk'izi mwabona izi muri buzireba twinshi udutapu twazo muratuzi twinshi, ariko hejuru y'igitanda hariho urumuri runini rukumyasa rukava mu ijuru rukagwa ku gitanda. Ndangije hariho abantu bagira impano yo gusobanura inzozi. Mbwira umuntu nimbona inzozi ariko nyoba bizarizo, ndamusobanurira. Arambwira ati hari ikintu Imana yajeje mu cyumba cyawe. Ndavuga nti nta kindi yakura muretse urupfu, ariko urupfu ndabyumva ko ari ibyo rwose, kuko twamaze gusenya ko tutazongera kubyara. Mu gihe nkibaza kuri ibyo ndongera ndaryama, mbona ari inzozi zidasanzwe. Ndota nasezera n'umugabo wanjye, turi gusezera nakeneye yambaye ikositimu, turi kugenda kuri tapi rouge. Abadirakoni bo mu itorero tuyoboye ngo ngiye nkatinda kwihuta, ahubwo bakanterura bakanjyana. Ndakanguka, umuntu arambwira ati mva icyo ni ikimenyetso cy'ibyiza. Ubuse ntabwo twongeye gusezera, sindi sezera. Ndagira ngo nkubwire cyane yuko icyo uzaba cyo muragendana, ariko ugaragaza iki? Ibimenyetso. Muyobozi, nubona umuntu ari kwishora mu biyobyabwenge, ukabona umuntu ari kwishora mu busambanyi, icyo azaba cyo uhita ukimenya. Nubona umuntu ati yumva cyane agatinda kuvuga, ukabona umuntu aritonda mu byo akora, ukabona umuntu aritanga, icyo uzaba cyo uzakimenya. Umuntu ufite ibimenyetso by'ibyiza agaragaza ibimenyetso by'ibyiza. Umuntu ufite ibimenyetso by'ibibi agaragaza ibimenyetso by'ibibi. Uzi umukristo uvuye mu nama y'itorero akaja mu kabari. Uzi umukristo uvuye mu nama y'itorero akagenda ibyo bavuze byose akabisuka hanze, icyo azaba cyo wakimenya, wagifora. Ariko umaze kumenya neza icyo uzaba cyo wakigendera, wakwirinda neza ukora ibimenyetso by'ibibi, kuko Imana ntawe yateganyije kubaho
tubirema. Musumeva yarabiremye aragenda ajya kutunda Imana yamubujije. Nawe uyu munsi icyo uzaba gishobora kukirema. Haleluya. Amen. Nyinshi zitandukana tuzireba si ariko izacu zikabaho. Hari icyo twatanze. Haleluya. Amen. Impamvu se hakurya y'umusozi hapfa umuntu, umusozi wacu ntapfa umuntu, hari icyo twatanze. Ndarangiye. Ni iki wumvise? Ushobora kugaragaza uyu munsi ibimenyetso by'ibyiza, ushobora gutangira kugendera icyo ukeka kuzaba cyo. Iyo menya ko Imana izaba umwana mu myaka 44, ayiwe yari kuvuka ndi muri ejo heza, ariko sinagombaga kuja muri ejo heza. Nta byiringiro nari mfite, nabonaga ntacyo ndi kuzigama. Uriya mwana mureba namubyaye ntanze miliyoni 2.5 kwa muganga. Nabonaga ndi gupfa gutatanya imbaraga, nabonaga bidashoboka kubyara byari byarananiye, byari byarananiye. Ariko hari ibimenyetso nagaragazaga ko Imana izangirira neza. Nabyaraga buri munsi ariko sinzaze. Nadawe iki inshuro 10. Ariko nuganira n'umuntu wabazwe kwa muganga azakubwira ko abara umutwe buri munsi bitewe n'iki. Ndabeshe. Ariko ibyo bimenyetso byose bije bitugeraho ntitubimenye. Ntitubimenya ko Imana izagukoresha. Tubije bitugeraho ntitumenye ko hari icyo Imana yaduteganyije. Ariko ibyo byamaye. Iyo amenya ko nzabyara umwana nshaje yari kuvuka narubatse ibipara. Kuko nari bagati kumuteganyiriza. Niba wumva watangira kwishakamo icyo uzaba cyo, haguruka. Ntabwo icyo uzaba cyo ukiba cyangwa uko washaka, ari uko ukiri muto gusa. Na Sara yabaye we yashaje. Ufite ibiranyereza. Haleluya. Icyo uzaba cyo ntabwo ukiba cyo kubera ukiri muto. Ariko wakirema bikemera iki uzuhasubiza kuba ndi umusore, nkaba nzi ko hari imyaka nzageramo nkabyara byari byaranze. Ntabwo namenye. Uzi umusore ukiri muto atazi uwo azashaka, ko wenda bazahita bakora divorce watangira uyu munsi urusengero. Uzi umukobwa ukiri muto utazi urugo rwawe rw'ejo hazaza. Ayiwe abenshi ngo bareba ingo zikize, niko njya mbyumva. Abandi bakareba abakobwa bashoboye kubaka, abandi bakareba ngo aho impano zizava. Siko mubigenzaga mubyeyi. Twara ababyeyi bashobora aho impano zizava. Ndagira ngo bamenyeshe ko agaseke k'umwana muto kaba kagipfundikiye. Mutaje murabyibeshaho. Agaseke k'umwana muto cyangwa umugeni ukiri muto kaba kagipfundikiye. Utazareba mushingiye ngo kwa bukire umwana wanjye bagiye hari ibigega. Ayiwe njyewe nashingira n'iki se? Namushingira ndi kumusengera. Inkwano zikaba kumvikana ariko nkamusengera. Ayiwe ariko ibyo bishobora bake. Tugiye gusenga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iby'Imana ni ubwiru bukomeye. Byumva benshi ariko bikabika bake. Muri abo bakenamo bamo bibike. Hita utera amaso mu rugo, hita utekereza imibereho yawe, uhita ureba ko ejo yawe hazaza. Haleluya. Njye rero reka babwire, iyo uri umuntu urema ahantu hawe ukarema n'ahantu Imana kugira neza cyane. Ariko hari n'abantu baje bikunda bakarema habo aho abandi muri hakapfa. Korali mwabyumva cyane, kuko muri korali narema hanjye heza harema n'ahakorali heza. Aho nifuza kugera nkahageza na korali. Nkavuga nti nguze imodoka nabagiguriye korali. Mwabyumvishe neza? N'abandi urubyiruko nkavuga ngo sinzanywa ibiyobyabwenge. Ntabwo wanywa ibiyobyabwenge ngo hari imyaka 100 ntayo. Yes. Uzareba umuntu wijanditse mu nzoga agiraga imyaka 40 wagira ngo ni kaka.
byishe benshi. Imbaraga z'umusore ni ukwitonda, imbaraga z'umukobwa ukiri muto ni ugukora, gera mu rugo rw'abandi ukore. Niba warasanze bafite ibigega byongere, ntabwo waje kubidaha. Ayiwereka dusenge. Abasore, haleluya! Reka dusenge, turakomeza. Ariko nagira ngo mbabwire cyane urubyiruko, muri iki gihe turimo mubuze icyerekezo kirabuze, ariko Yesu aragukunda. Urira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwavanye imbere, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru. Ushobora kuba uri hano uri gutekereza urugo rwawe ukabona ruri kuyembayemba, ukavuga uti nubwo ndi gusenga biri kuyembayemba. Ushobora kuba uri hano uri gutekereza uti ibibazo byarangose, nubwo numvise ijambo ariko ibibazo mfite ntibishobora gutuma ryinjira. Birashoboka. Umunsi umwe nagiye gusengera Kampala, barantumiye njye Kampala, ngeze i Kampala umugore ndasenga, ntabwo nari nzi ikiriho. Umugore aransanga arambwira ati ibyo uvuga byose nkeneye umugabo kandi mfite undi. Mugabo wa mbere simushaka, mfite undi cyakundi. Ibyo bintu ndabisengera ngo iki? Ntabwo mushaka, ntabwo agihaha. Ni none zibata wowe ntabwo agihaha, wowe uri vaze iteretse hariya ngo baje barayireba ngo bahaye. Ngo nyine n'iwacu niko bija bigenda, ngo umugabo arahaha bashinzwe guhaha. Namwe umugabo bashinzwe guhaha gusa. Nugufatanya byaba ngombwa. Reka mbabwire bayobozi banjye, mpanira umugore imwita umufashe. Umugore arusha umugabo gutekereza, akamenya iby'urugo, ariko kuvuga ngo aratashe ngo urakabye icyo yazanye, wowe se ufite iki? Hari umugabo wigeze kutubwira ngo ni iki mufitera? Ni iki none se? Ni iki? Ubwiza bw'umugore ni ugukora. Uwo mugore naramubwiye ntumamubwira ayo masengesho sinshoboye kuyasenga. Ndasengera abarwayi bakire, ariko wowe uri umusambanyi toka. Niko byagenze. Nagazi ngoma nsanga ababyeyi batabyara ni benshi baje gutegereza mu masengero. Ababyeyi batabyara ni benshi. Uri hano afite icyo kibazo nagira gutya, ntasa n'ibiteye. Turasenga. Reka mbabwire ibintu bibabaza rwose, ariko Imana ije ibikiza. Njye wabonye umwana ntawe utabona umwana. Ariko niba arimo naze hano, ndaza kubaza abarimo bahagarariye abandi bazi batabyara, nabo tubasengera. Ariko waje muri aya materaniro naze hano. Icyo nzi cyo turi icyapa nziza, turi hano muri aya materaniro. Reka dusengere masezerano. Mana turamusengeye, Mana ndababaye, Mana akorera igitangaza, kuko afite ibimenyetso by'uko yagukorera n'urugo rwose. Afite ibimenyetso y'uko yatanga ubuhamya, afite ibimenyetso by'uko yakizwa cyane. Mana turamusengeye, Mana turabahoje. Yaba ari byaturutse kuri Satani turabihamiriza, yaba ari byaturutse ku bana b'abantu tubitesheje agaciro. Mana turamusengeye, Mana turamusengeye. Nyemerera nzenguruke karindwi kugura umubyeyi,
yewe ibyiza biri imbere. Haleluya. Ibyiza biri imbere. Aba bashyitsi bazi igihe. Imana yacu ntibeshya. Isaha yayo igeze irakora. Kandi ikorera igihe. Tugiye kwinjira muri wa murimo rero wadushakira ibikoresho kugira ngo dukore wa murimo Imana yatwemereye ko turakora uyu munsi, kandi nizere ko tugiye guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Haleluya. Buri wese ko Imana yamushoboje tugiye gukora uyu murimo. Ariko ndakeka ko arangije Imana arangije ibyo navuze. Umva yego arabe Imana arangije. Intego rero tugomba kuyigeraho. Intego twihaye turagomba kuyigeraho byanze bikunze. Navuze ko tugomba gukora kuri gahunda n'Imana yacu igira gahunda.
Amen.